Hello friends, ese waba uzi ko igihugu cya Estonia nibura urubyiruko rwaho rurenga 80% rutunzwe na internet? Ese uzi ko abenshi muri bo baba biga ariko batagamije kuzashaka akazi, ahubwo biga bagafite, ahubwo bihugura uburyo bazagakora neza nibamara kugira ubumenyi buhagije? Estonia ni agahugu gato cyane gatuwe nibura na miliyoni n'ibihumbi magana ngahe by'abaturage, ariko kuko nakubwako ari gato baje gusanga bashoye muri internet ariho hantu bashobora kuzarya cyangwa se kubaho neza bitabasabye kuba bakora ibintu bisaba ahantu hanini cyane. Bashora muri internet. Rero internet yabahangiye imirimo myinshi cyane ku buryo nta muntu waho ushobora gusonzera akazi. Iyo urebye ikigereranyo cy'abantu bafite akazi muri Estonia kiri hejuru ya 70% y'abantu bafite akazi. Hanyuma nuza kureba mu gihugu cyacu urasanga urubyiruko rwinshi rusonze icyo bita akazi. Umuntu arajya ku ishuri yavuga ngo nzabona akazi, se buri yava ku ishuri nzabona akazi, nyine ukumva ko akazi aho abandi bamaze gutera intambwe kuvuga ngo okay, ibyo turiho dukora ahubwo tujye kwiga kubinoza neza kuruta kwiga kuvuga ngo nzajya gushaka akazi. Oya, uburyo abyaza umusaruro internet, yagiye gushaka amakuru arenzeho kugira ngo azarusheho kubikora. Abenshi babikora bari mu rugo iwabo, bagashinga office iwabo akantu nk'aka gatoya, yarangiza agakora ibyo akunda kuruta ibindi. Internet rero icyo nshaka kubabwira, iyi generation turimo niyo sambu nini cyane ushobora kuba wahingamo wisanzuye, ntawe ubyigana nawe ugakora business yawe nk'uko iwanyu kera bahingaga ibishyimbo bagahinga ibigori. Uyu munsi ibyo uri butere kuri internet nibyo biri buze kugutunga. Ni ukuvuga ngo rero mwabonye ko na His Excellency Paul Kagame, Imana imuha amahoro n'imigisha, yagiye muri icyo gihugu cya Estonia. Yagiyeyo rero buriya biba bimeze nk'abanyarwanda bagiyeyo. Ni ukuvuga ngo kiriya gihugu ntago yabura kugisura kuko akunda urubyiruko, akunda ikoranabuhanga. Ahubwo twebwe dushobora kuba tumutenguha. Reka tuze kureba niba tutamutenguha mu gukunda ikoranabuhanga. Ese ni abanyarwanda bangahe ku ijana bashaka gukorera ku ikoranabuhanga bakaba bakuramo amafaranga? Ntabwo rero gukora ku ikoranabuhanga ari bwa buryo bwa scam, bwa bundi usanga umuntu kugira ngo abone amafaranga ari uko ari buhakinge bank. Oya, ntago ari uburyo ari buze gutoburira abantu ngo bakande imibare ngo baze kubona ngo ibitangaza biraba. Oya, ahubwo uburyo uri buze koroshya ubuzima bw'abandi cyase kugira uruhare cyase kugira impinduka ukora muri society ukoresheje ikoranabuhanga, nibwo buryo His Excellency ashaka, ni nabwo buryo Estonia ibayeho. Ni ukuvuga ngo aho uri ugatekereza ngo niki cyafasha society ndimo nkoresheje ikoranabuhanga. Uyu munsi internet yaratwegereye ahantu hose, yaba ari mu cyaro. Ejo narabibabwiye nagiye mu cyaro kwa mukecuru, ariko nashimishijwe no kugerayo nkakora video nkanayaplodinga ndiyo. Bivuze iki? Nta rwitwazo wagira. Waba uri Kirehe ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania, waba uri Rusizi, waba uri Bugesera, waba uri Nyagatare, ahantu hose waba uri nta rwitwazo wagira uri mu gihugu cy'u Rwanda, internet irahagera. Rero ahubwo umutego nyamukuru dufite cyangwa se imbogamizi nkuru dufite ni mu mutwe wacu, aho turambirije ku kazi ko kuvuga ngo navuye ngo ndi umu A0, ngo ndi umu AD, ngo ndakaze, ngo narize, ngo nkeneye umuntu ngo mpakaze. Aho rero ni wo mutego nyamukuru turiho twitega uzatuma no kugira icyo tugeraho bigorana. Kuburi A0, kuburi AD n'izindi ni byiza, ariko ubundi niki ushoboye cyangwa se ubwo bumenyi ufite ni uri kubwexploringa mu byo ufite wowe ku buryo bubyaza umusaruro. Wowe kuko wize utagetinga ko runaka azaguha akazi, niyo mpamvu nukabura nta n'ikindi uzatekereza, bizagorana cyane. Usange abantu bicaye iwabo
arakora utuzi tudashimishije tumuhemba 50, 100, 30, kandi ngo yarize, icyo afite mu mutwe we ari ukurira ngo narize mbura akazi. Ariko ntabwo utekereza uburyo ubwo bumenyi ufite hari abari kurira nibura ko babubonye bagira icyo bikorera. Hari abantu hano kuri internet birirwa bari akavuga ati mana yanjye mbabazwa no kuba nsoma icyongereza simbyumve. Sibyo, wowe urakizi, ushobora gukora research y'ibintu bitandukanye, cyangwa se naza nakubwira ibintu nk'ibi ngibi ukongeraho akawe kakarusho ko gukora research nk'umuntu wize cyangwa se ufite iyo basic knowledge. Sibyo, ushoboye gusoma icyo cyongereza ukacyumva, ushoboye kuba wavuga utoke yavuze kuri ibi, reka nkore research nongereho noneho mpereho. Rero nudakoresha ubwo bumenyi ufite, iyo A0 ufite cyangwa iyo AD n'izindi ntazi no kuvuga, uretse ko zitakiri no gukora cyane hano mu Rwanda. None turi kuri knowledge based economy, degree based economy yataye isoko cyane. Nshimira leta yacu ko igenda iriho inarushaho gushyira mu cyo bita degree based knowledge based economy. Yes, ni ukuvuga ngo 80% igihugu cyacu kiriho kirarushaho guteza imbere icyo bita knowledge based economy. Aho ntuze degree based economy ntago ikora cyane kubera ko bakeneye ko rero iyi generation turimo ntabwo ari yo kurambiriza ku masambu y'ababyeyi. Ntabwo amenshi usanga n'ababyeyi barayatanze bakwigisha, amafaranga yarabashizeho, inka zarabashizeho, amasambu yarabashizeho bakwigisha. Ikintu nakubwira nk'urubyiruko, fata internet nk'isambu yawe, ufate internet nk'ahantu wakura akazi gahoraho kagutunze, kakaba kazana gutungira umuryango. Abo ubona bitunze ntabwo bavukiye amezi 16 ngo uvukire 9, wapi, ahubwo baratangiye. Uko rero urushaho gukora niko amahirwe agenda afunguka, niko imiryango ifunguka, ejeje bundi ugasanga nawe wamaze kugira address. Ikindi, gerageza kwiga kurushaho, gerageza kwiga internet kurushaho. Nkuko wize ibindi bikuvuna, koresha ushoboye wige internet, umenye ngo ni gute nayikoresha igatanga umusaruro, butari mu buryo bwa scam, ahubwo mu buryo buririyo. Internet yagutunga. Abenshi abakire dufite uyu munsi ku isi hose, ndakeka ko abantu bashingiye ku mitungo karemano ni bakeya muri abo bakire kuri ubu ngubu. Abenshi nabari kuri internet. Rero nawe byakunda. Hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dufitemo amahirwe menshi cyane tudashobora kumva, kandi tuzayumva yaramaze kuturengaho. Turacyari gutangira, watangira nawe. Ibikoresho byo gukoresha birahari. Urugero, ushobora kurira telefone n'iza 20 zirahari, ushobora kurira internet n'iyijana irahari. Sibyo, ahubwo ikibazo dufite nyamukuru twebwe twiremyemo ikintu cyo kurira. Nkuko nabivugaga, kurira, nkuko nabivuze, umuntu afite impano, icyo afite ni ukurira gusa. Ufite impano ariko urarira gusa, ngo nabuze umfasha, nabuze ngo wanzamura, ngo wansapotinge. Yego, ubufasha burakenerwa mu buzima, ariko nuramuka ufashe umwanzuro wo kuririra ubufasha, uzirimita, ntugire icyo ugeraho, hanyuma abandi bakomeze bazamuke, abandi bakomeze bakubyaza umusaruro, wowe ibyawe ntibyiyubake. Rero ikintu nakubwira, irinde kumva ko ukeneye ubufasha kurushaho. Hanyuma internet icyiza cyayo nuko ari n'akazi ushobora gukora ukorana kandi kagakomeza kagakomeza kakazamuka, kakagutungana na kakandi. Ntabwo nkubwiye ngo numara kubona bigiye ku murongo byo kuri internet hita usezera wenda ngo ako warure wowe yabanza wubake systeme neza. Ariko wowe byonyine wicaye mu rugo, warangije segonderi, warangije kaminuza, ntabwo ukwiriye kuburira ngo nzakora iki, cyangwa uririre ka kazi kaguhemba 50,000, 100,000. Karanaga nakazi ko guheraho biramutse bibaye ngombwa kukabona, ntagaragaza akazi kagutunga. Ariko uramutse ukoresheje internet ntabwo wazongera kuririra ako kazi, cyane ko ushobora kwihemba ubwikube kenshi bw'ako kazi. Ngewe ibyo numba mbabwira, hari amakuru mba mbifiteho kuko ntabwo ndi muto cyane. Rero rubyiruko,
reka twigire ku gihugu cya Estonia, tekereza impamvu His Excellency yagiyeyo, dutekereze iriya mibereho yayo uburyo dushobora kuyibyaza umusaruro twebwe natwe tukabaho gutyo, kuko igihugu cyacu ni gitoya, ni gito, nikiba kinini mu bugari, ariko amaboko yacyo aracyari matoya kubera ko turacyari mu nzira y'amajyambere, ikindi turacyiyubaka kubera ko aho tuva ni kure. Rero nidukoresha amahirwe ya internet, His Excellency yakwirakwije internet hose, yagerageje kuyishyira ku giciro gito, kuko ugereranyije n'ibindi bihugu duturanye, n'ibindi bihugu bitandukanye, urazi gusanga u Rwanda internet yarwo ihendutse ku kigero kinini cyane ugereranyije n'ibyo bihugu. Rero wowe nutaza gushobora kubibona, biraza kukubana ikibazo kinini cyane, birangire abandi aribo bari gukoresha internet. Niba internet uyimaraho amasaha 20 muri 28 agize umunsi, ibaze ngo ni gute ayo nayikoreshejeho yagaruka. Nugarura ayo wayikoreshejeho bizagufasha no kuba yagarura ubwikube kabiri. Rero genda soje, nitwa Gatari Fred. Niba ari ubwa mbere umbonye, ngo haye ikaze muri uyu muryango, ukore subscribe, fungura inzogera, usharinge video ku bandi nabo bagende bagira iyo motivation. Bye bye.